Uruganda rwa sinema nyarwanda ni uruganda rutangiye kuzajya rutera imbere, aho rutunze bamwe babaye abakire, babaye abajejeta faranga, ubu bari kugura amamodoka ntiwareba babikuye mu gukina filime. Muri make industry ya sinema nyarwanda irimo gutera imbere. Ariko hano kuri Retina twabateguriye top 10 y'abakobwa beza bagaragara neza, bakurura abafana iyo bari gukina filime nyarwanda. Akenshi niba mukunda gukurikirana amaseri agiye atandukanye, abakobwa ndizera ko ubazi, kandi akenshi uzasanga nawe ukunda kureba izo sinema binatewe n'ukuntu ari beza, bazi gukina, banafite ubuhanga. Rero hano kuri Retina twabateguriye ikiganiro kigaruka kuri abo bakobwa beza 10 bakurura abafana kandi bigatuma filime zikundwa bitewe n'ubwiza bafite n'ubuhanga bwo gukina filime. Rero mbere yuko dukomeza n'uru rutonde, manzo wandebera ko wankandiye subscribe ubundi tubone kwikomereza, kuko niwo musanzu gusa ndi kugusaba. Urega cyari kumwe nanjye Lilibi Osama. Duhera ku mwanya wa 10 turahasanga Iradukunda Nadine. Iradukunda Nadine ni umukobwa mwiza cyane wakinye filime kuva kera, aho ariko filime yatumye amenyekana cyane ni Behind the Series, aho uyu mukobwa akurikiranwa n'abarenga 38,100 kuri account ya Instagram. Uyu ni umukobwa ukunzwe cyane. Uyu mukobwa ndizera ko umuzi kubera ko nawe azi gukina filime neza, afite ubuhanga butangaje kandi ni mwiza cyane. Urabona ko ni mwiza, yagukurura nawe tuma ureba iyo filime bitewe n'ubwiza bwe. Ku mwanya wa 9 turasanga Gihozo Aria. Gihozo Aria yakinye muri video ya Nyakso. Uyu mukobwa ndizera ko muzi kubera ko yakinye muri video za Nyakso kera cyane, aho Nyakso yari arimo gutangira, aho uyu mukobwa bizwiho ko agira n'umutima mwiza wo gufasha, ariko akaba afite nawe abafollowers barenga 51,000 by'abafollowers kuri Instagram. Uyu ni umukobwa mwiza cyane uzi gukina, ufite ubuhanga n'ikimero giteye neza, umukobwa atenye igisabo. Uyu mukobwa ni mwiza kabisa, nawe ukireba iyi video ukareba iyo foto uri kubona ko uyu mukobwa ni mwiza cyane, yagukururana agatuma ureba nawe iyo filime, nubwo na gahunda waba ufite, ariko bitewe n'ubuhanga n'ukuntu akina neza byatumye tumuzana ku mwanya wa 9 hano kuri Retina, mu bakobwa bazi gukina neza bafite n'uburanga. Twikomereza ku mwanya wa 8. Ku mwanya wa 8 turahasanga Kayonga Gatesi Divine. Uyu ni umukobwa mwiza cyane, umukobwa ukina filime nyarwanda uzwi cyane, aho niba warakurikiranye na filime yitwa Kariza wa Karisa. Iyi ni seri yakurikiranwe cyane ica kuri Zacu TV, ni seri yakunzwe cyane, aho yanahawe n'igikombe muri seri zikunzwe cyane hano mu Rwanda. Rero wayikinye na wundi ni Kayonga Gatesi Divine, aho uyu Kayonga Gatesi Divine ni umukobwa mwiza cyane, ukwiza bwe bituma abantu benshi bareba filime ye n'ukuntu azi gukina neza cyane, ni umukobwa w'umuhanga. Twikomereza ku mwanya wa 7. Ku mwanya wa 7 turasanga Irakoze Vanessa. Irakoze Vanessa ni umukobwa wamenyekanye muri mwayira filime yitwa Maya na City Maid, aho nayo ikunzwe cyane binatewe n'uyu mukobwa nawe ukuntu azi gukina, none reba ukuntu ari mwiza. Uyu mukobwa ni mwiza cyane. Uyu mukobwa azi gukina neza cyane, aho kuri Instagram akurikiranwa n'abarenga 108,000 kuri Instagram bamukurikirana binatewe n'ubwiza bwe kandi n'ubuhanga agaragaza muri filime. Uyu nawe wazamusanga muri City Maid. Niba utanarayireba nakugira inama yo kujya kuyireba ukareba ubuhanga uyu mukobwa agaragaza bitewe n'ukuntu azi gukina neza. Twikomereza ku mwanya wa 6. Ku mwanya wa 6 turasanga Igihozo Nshuti Mileye. Uyu mukobwa ndizera ko umuzi cyane, ni umukobwa uzi gukina neza cyane, aho nka filime nshyashya ubu iri kubica bigacika ku bantu bazi gukurikirana filime nyarwanda za action, nka filime yitwa Incubation. Incubation ni filime nziza cyane ikunzwe muri iyi minsi, ariko ku bantu bazi gukurikirana filime za action kuri filime nyarwanda. Iyi filime nayo ni nziza cyane, aho Gihozo Nshuti Mileye akinamo neza cyane, agaragaza ubuhanga, none bitewe n'ukuntu ari mwiza bigahita bimukururira igikundiro cyinshi cyane, aho bituma nakurikiranwa n'abarenga 77,300 kuri Instagram. Uyu mukobwa ndizera ko unamuzi muri City Maid, naho azi gukinamo neza cyane. Iyi filime arayikinamo naho akavuga ati uyu mukobwa azi gukina kabisa, none n'ukuntu ari mwiza bituma akurura abafana
muri City Made. Rero twikomereza ku mwanya wa gatanu turasanga Nkusi Linda. Uyu mukobwa uzwi nka Linda Priya, uyu mukobwa yigeze kwitabira Miss Rwanda ariko bikarangira avuyemo bageze muri bootcamp. Uyu mukobwa mwiza cyane, uyu mukobwa mwiza ndizera ko warebye nka filime nyarwanda yitwa Depression City na Mukadata. Uyu mukobwa ndizera ko wamusanze. Uyu ni umukobwa mwiza cyane, nawe uza ku mwanya wa 5 aho kurikiranwa n'abarenga ibihumbi 162 kuri Instagram. Uyu ni umukobwa ukunzwe cyane binatewe n'ukuntu ari mwiza. Byonyine niba yitwa Linda Priya urumva ko yitiranwa n'Abahinde, uri kubona ko n'agafoto ke yenda gusa n'Abahinde kubera ko ni mwiza cyane. Ku mwanya wa 4 turahasanga Uwera Judith, uzwi nka Judy. Uyu mukobwa akaba akunzwe cyane aho wazamusanga muri filime yitwa Agahinda Kariza na Vanessa Series na Around Me, nizo filime yamenyekanyemo cyane. Uyu Judy ndizera ko umuzi ni ukunda gukurikirana nka TikTok kuko akunda gukora utuvideo twinshi twiza cyane, kuko nabaza muri top 5 yaba influencer bakurikiranwa cyane kuri TikTok hano mu Rwanda, kuko nawe afite followers barenga ibihumbi 200. Uyu mukobwa akurikiranwa n'abarenga ibihumbi 198 kuri Instagram, binatewe n'ukuntu ari mwiza cyane, mukururira abafana kuri Instagram kubera ko akunda gushyiraho utuvideo twiza cyane, kandi nawe ndizera ko uri kubona ko uyu mukobwa ni mwiza cyane. Uyu mukobwa nawe aza ku mwanya wa 4 mu bakobwa beza bazi gukina filime, kandi bikaba ari byo binatuma bakurura abafana. Ku mwanya wa gatatu turasanga Dusenge Krenia, abenshi mu muzi nka Madederi. Uyu ni umukobwa wakinye Mwindoto na Papa Sava, ariko na Papa Sava aracyakinamo cyane. Uyu Krenia ni umukobwa mwiza cyane, umuntu ukunda gukurikirana seri ya Papa Sava. Ndizera ko uyu mukobwa umubonamo, kandi uyu mukobwa azi gukina neza cyane. Uyu mukobwa aho kurikiranwa n'abarenga ibihumbi 128 kuri account ya Instagram. Uyu ni umukobwa ukina neza cyane, nawe uzi gukurura abafana. Yaje ku mwanya wa 3 hano kuri Retina muri top 10 twabateguriye y'abakobwa beza bazi gukina filime hano mu Ruganda rwa sinema nyarwanda. Twikomereza ku mwanya wa 2 turasanga Nyambo Jessica, aho ndizera ko ahita yivugira kuko ni umukobwa mwiza cyane uzi gukina, ugira ubwitonzi cyane. Uyu mukobwa ndizera ko umuzi nk'umuntu ware ukurikirana filime ya My Heart. Ndizera ko Nyambo umuzi cyane, n'umuntu ukunda gukurikirana ibintu bya entertainment. Ndizera ko uyu mukobwa ni watambuka inshuro zingahe utaramubona ku mbuga nkoranyambaga bitewe ko abari kuzisaza. Uyu mukobwa aho bivuga ko akundana n'umusore witwa Titi Brown, ariko bakabyita ko araba best. Ndizera ko iyi nkuru nawe wabuyizi cyane niba ukunda gukurikirana entertainment. Uyu nawe ni umukobwa mwiza cyane uza ku mwanya wa 2, aho uyu mukobwa ufite amafaranga agatubutse kabisa, aho afite channel yitwa Miss Nyambo ikabicaho filime yitwa Ibanga, ikaba yaranyuzeho na The Message abantu bakurikiranye Nyambo. Ndizera ko izo filime mwazirebye. Uyu mukobwa akaba akurikiranwa n'abantu barenga ibihumbi 190 kuri account ya Instagram. Uyu ni umukobwa mwiza cyane, uyu ni umukobwa ukurikiranwa n'abatari bake bitewe n'ubwiza bwe n'ubuhanga azi kugaragaza muri filime nyarwanda. Ese wowe urumva aruhe mukinyi kazi uza ku mwanya wa mbere mu bakinyi beza bakina filime nyarwanda hano iwacu mu Rwanda? Rero niba uri kubitekereza tukaba tugejeje kuri uyu munota ukurikiranye ikiganiro cyanjye, byaba byiza urebye niba wankandiye like, ubundi iki kiganiro kikagera kuri benshi cyane. Ku mwanya wa mbere turahasanga Isimbi Alliance, abenshi mu muzi nka Aria Cool Mujejeta Faranga, umukobwa ufite amafaranga menshi cyane. Ndizera ko umuzi cyane kuko uyu mukobwa yatangiye gukina filime guhera za 2014, aho yakinaga muri afashwa na za Silver Film Production, aho yatangiriye muri filime ya Rwaza n'izindi filime. Uyu mukobwa ni mwiza cyane, nuza ku mwanya wa mbere. Uyu mukobwa w'Umujejeta Faranga, uyu ni umukobwa mwiza cyane. Uyu ni umukobwa ukurikiranwa n'abantu barenga ibihumbi 312 kuri account ya Instagram. Uyu ni umukobwa mwiza cyane ukunzwe. Rero uwo twabanye kuri Retina kuri top 10 y'abakobwa beza bazi gukina filime bikaba bibakurura abafana. Ese urumva ari ihe top 10 twazagarukaho, cyangwa urumva ari we mukobwa twatarutse uzi gukina wakagombye kuba yaje muri top 10 akabatajemo? Nyandikire muri comment. Turacyari kumwe
ngewe wabagezagaho iki kiganiro ndi Lil B Osama, nakagaruka. Ciao ciao, shalom.